Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni woman of valor Rwanda, umugore w'umunyembaraga. Bagenzi, ntabwo nzareka kubivuga, umugore w'umunyembaraga. Ninde mugore w'umunyembaraga? Narababwiye, ntabwo ari izi mbaraga ziri physical tuvuga. Umugore w'igishongore, umugore ushinga ijosi, umugore, uriya mugore, ayayaya, navugirwamo. Ntabwo ari uwo mugore tuvuga. Ntabwo ari umugore ukubita umugabo, ntabwo ari umugore uzi kwahukana cyane, ntabwo ari umugore ukorera ibifaranga byinshi, ntabwo. Umugore w'umunyembaraga tuvuga ni umugore w'umunyembaraga mu mwuka wera, umugore wiyemeje guhamya Kristo, ari byiza ari bibi, urwaye uri muzima, byoroshye bikomeye. Uwo ni we mugore w'umunyembaraga, umugore ukunda, umugore wifuriza neza abandi, umugore uhagararana nabo badashoboye guhagarara, umugore uza mu gace bikamenyekana ko yahageze, ipfubyi zikambara, abapfakazi bakagabura, bakarya bakaryama. Uwo ni we mugore w'umunyembaraga, umugore utagira ishyari, umugore utajya mu mazimwe, umugore uhagaze yemye guhamya Kristo ko ari umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Uwo ni we mugore w'umunyembaraga. Karibu rero, karibu kuri mikoro za woman of valor Rwanda. Nkuko bisanzwe ntabwo ni jyenyine, ndi kumwe na mwene data, my sister, umukozi w'Imana. Bagenzi, Imana ihagurukije muri iki gihe. Hope. Yesu ashimwe. Amakuru. Ndameze neza. Nzajya nkomeza nkubwire ngo you're so beautiful. Nujya umbwira uti as usual. You're so beautiful. Thank you. You look nice. Urakoze cyane. You're smart. Amen. Uriho ubwiza bw'Imana. N'ubuntu bwa Yesu. Reka mbabwire, hari nanjye abagore ratangeraho nkumva kabisa hari igisobanuro cyo kuba uri umugore w'umunyembaraga. And she's among n'umwe mu bagore b'abanyembaraga. Amen. N'ubuntu bwa Yesu. Karibu rero. Imana igumugisha cyane. Uyu munsi ndabona witeguye, mbega uri ready kwikwipinga abakobwa n'abadamu. Arahamagawe rega. Amen. Umeze ute se data? Ndashima Yesu. Sana ngukumbuye, Imana igumugisha. Bagenzi. Ariko nawe ubwo urumva najya mu ruhande rw'aya mavuta bikare. Umva, moto yacu nuko tuba tugomba gusa neza. God bless you. Amen. Imana iguha umugisha. Imana igumugisha cyane. Nago rero uyu munsi twageze umugisha. Aba women of valor. Bitogota bidapfundikiye. Nari ngiye kubivuga mu kindi kirimi cy'amahanga ariko nyine biratogota birashyushye. Reka mbabwire, tufite umugore w'umunyembaraga. I wish. Kamikoro. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Ubu se noneho ko hano mavuye ngavuga ngo you're beautiful, komereza aho ngaho. Ndumva nakubwira ngo you're like hope. Ariko cyangwa se urimo urakora hope. Amen. Praise God. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Peace kusa neza. Kubera Yesu. You're smart. Thank you. Wambaye akakanzu keza. Thank you. Gafite kara nziza. Thank you. Nuko nyine wakumakiye tutamwamamariza atatwishyuye. Yeah. Ariko iyi makeup iratwika. You're so beautiful. Thank you. Reka mbabwire, Satana abishaka atabishaka abagore b'abanyembaraga baramuhitana. Natakubitwa n'amasengesho yabo. Arahasiga umutwe. Natakubitwa n'amasengesho y'abagore b'abanyembaraga, arakubitwa na smartness. Mbega nahafite ahungira. Karibu rero. Thank you. Turishimye duhawe umugisha kukugira. Amen. Nishimiye kubana namwe nanjye. Umfa nabaye speechless, ndumva naguma nkwibwirira ngo uri smart, uri mwiza, you're beautiful. Thank you. You're smart. Urakoze cyane. God bless you. Wakoze kudukunda, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze kuntumira. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Ngaho rero ibwire abantu badukurikiranye hariya PC ninde, PC nuki, uko wumva umwuka kuyobora icyo nzi. Uyu ni umukozi w'Imana. Mwebwe just mu mutega amatwi aho uri hose ako ufite kose kavemo. Karibu pe. Murakoze cyane. Yego.
ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aba women of valor, abatari bamenyereye kuri izi mikoro, nitwa Cy'umugisha Peace. Nanjye ndi umugore w'umunyembaraga, ariko utarwanisha amaboko y'umubiri. Amen. Urwana mu buryo bw'umwuka. Ndi umunyembaraga rero nanjye mu gihe cyanjye. Nejejwe n'Imana no kubana namwe uyu munsi. Nkuko nari mbivuze, nitwa Peace, ndi umubyeyi w'abana 4. Nagiriwe neza na Kristo. Ndabashuhuje rero kandi nejejwe no kubana namwe. Yesu abaho umugisha. Yesu aguha umugisha. Amen. Umva gusa harakusize yo gato. Ndi Cy'umugisha Peace, ndi umumama, ndi umubyeyi w'abana 4. Hari akantu tujya tuvuga ngo behind a successful man there is what? A strong woman. No, behind a strong woman there is a successful man. Yes. Babwira n'umugabo wawe. Ni byiza ko tunabarata bari abagabo. Yego. Si umugabo guseguye ariko ukabusukwa. Nari mwibagiwe cyangwa se ahubwo ibindi sinari muvuze umutware wanjye cyangwa se umugabo wanjye. Bamwita Gumisiriza John William. Niwe se w'abana banjye. Yego. Niwe nagiriwe umugisha wo kubana nawe mu buzima bwanjye. Imana ibahe umugisha. Peace Yesu aguha umugisha cyane. Amen. Kandi nukuri turakwishimiye. Amen. Uyu ni umugore nanjye umva. Umunsi umwe bazanyakire bambwire ngo tubwire Peace. Noneho banyakire bo batwibwire bati tubwire Peace. Maze nkunde muvuga ariko mumanuke. Uzamuruhushya? Nzaruguha rwose. Uyu she's a woman of valor. Ni umugore w'umunyembaraga. Reka mbabwire. Nanjye nzirata, reka nibwire bari abagore n'abagabo badukurikiranye. Nanjye njye ngira udusazi mu bintu by'umwuka wera. Ariko iyo ngeze kuri uyu mugore ndasalutinga we buri umwe afite uburyo ahamagarwa. Amavuta rero sinayatapingamo kuko mfa nkunda uburyo wizera Imana Peace. Amen. Kandi nukuri pe, I love the way uburyo wizera Imana n'uburyo uyikunda. Amen. Imana iguha Bira umugisha. motivatinga byongeramo umuntu imbaraga. Amen. Imana iguha umugisha. Amina. Warakoze guhitamo Kristo ukamugira umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Amen. Reka mve kuri aba bagore, reka mbareke kuko dushobora kurangiza ikiganiro nivugira abantu bagore. Murabona atari abo kuratwa. Abagore ni beza. Mbega rata reka mbabwire nuko mushobora kugira ngo nta kantu wenda natangiye ko kuvuga. Ariko reba ibumoso bwanjye, reba iburyo bwanjye. Ngo swe n'ubwiza kandi kiruta byose utagira ngo ni iyi beauty. Iyi buri umwe wese ni mwiza kuko yaremwe mu ishusho y'Imana. Ariko uburanga bwabo ndata nubwo imbere. For sure. Ndabazi. Hope she's my friend, she's my sister. Peace twabaye nk'ababa mu nzu imwe. I know her. Ndamuzi. Nzi ubuhamya bwe. Nzi kwizera kwe. Mbega namuhamirizamo nka 40% pe namuhamya. Turishimye rero Peace. Amina. Yego rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Dufite insanganyamatsiko idasanzwe, topic idasanzwe. Birapfundikiye n'agaseke ariko tugiye kugapfundura. Nikoye Hope. Peace. Gufuha kw'abashakanye. Nimba none nyitangirane. Gufuha kw'abashakanye ni ikimenyetso cy'uko umwe akunda undi. Gufuha kw'abashakanye ni ikimenyetso kigaragaza ko umwe akunze undi birenze. Halo Sheri ugeze. Sheri uyu ninde wakwandikiye muri telefoni? Sheri umva uri kumwe n'abandi. None se Sheri ko numva abakobwa bakuvugira uruhande uri hehe? Sheri ariko Sheri mana nago unsiga. Gufuha kw'abashakanye ni kimwe mu kimenyetso cy'urukundo cyerekana ko umuntu akunda undi cyane.
Yesu aguha umugisha nguhe na mikoro ndabanzanya nawe. Yesu aguha umugisha bata. Imana ikugirire neza. Zanye insanganyamatsiko nziza. Abadukurikiranye Imana ibaha umugisha. Iki cyo namwe mushira hagati. Umva nimushaka namwongera muri comments zanyu. Mwohereze muvuge ngo nuko bimeze. Ariko reka ngubwize ukuri ngewe. Oya ntago ari byiza. Nge mbona ahubwo ari stress. Nge mbona ari stress. Gufuhira umuntu. Gufuha. Nge mbona ari stress. Nta kiza kirimo bwose. Ngewe mbona nta kiza kirimo. None se wambwira ute ngo nta kiza kirimo gufuhira umuntu ukunda. Ubundi ukunda uramufuhira. Iyo utamufuhiye n'ubu umukunda. Reka ngubwize ukuri bata. Kuko hari ingero zimwe nangwa se nk'abana bamwe umuntu aragiye abona nangwa nk'ibintu bimwe umuntu arabonye ugasanga ko nta kiza kirimo. Aho niho shingira rero. No kuvuga ngo gufuha ubundi wenda abadukurikiranye banyumve nabi, gufuha k'umuntu ukunda. Ese ko waragiye kumukunda akaguhitamo ari umwe nawe ukamuhitamo uri umwe, waragiye kwiyamamaza ku buryo uvuga uti atazagira undi mukunda. Niba sera kubwiye ngo yego ukanamuterura ukamushaka ugasaba ugakwa ukazana umukobwa umugeni ugashaka mukamubyaranye wenda se nango ni muranashakana, kuki iyo insecurity uba ugifite niyihe yindi itekereza ngo hari undi umufite cyangwa se ngo hari undi wamujyana? Hari competition wegeze ukora. Niba waramukuye mu gusenga ntekereza ko yavuye mu gusenga. So be peaceful muri wowe, wumve yuko Imana yaramuguhaye, ugira amahoro muri wowe. Niba waramukuye waramurangiwe akagukunda akabenguka wowe abandi akabahakanira ukageza no mwambika impeta cyangwa se n'ubutaranamuzana, ukwiye kugira amahoro muri wowe ukavuga uti oya mama pastor. Reka nguce mu ijambo. Iyo nyuma yo kumusengera, nyuma yo gusaba umugabo, ngomba no kuba protective, ngomba kumuprotectinga, ngomba kumurinda. So protective iyo turahira turavuga ngo urakara ko mumara yanje tubaye umwe. So aho ugiye ngomba kuba amazi, icyo ukora ngomba kuba nyiza. Hanyuma se numvira icyo abandi bakobwa bakuvugira mu matwi tutari kumwe. Ariko kuba naba ngiye kujyaho njya uhazi ntago ibyo byabivuze gufu, ahubwo yabivuze gahunda nziza n'umubano mwiza w'abantu. Kuko nagiye kuva mu rugo ndakubwira numva sheri cyangwa se umugabo wanjye papa runaka ngiye hana. Ntabwo rero yakagombye kuba kunshyira kuri stress cyangwa se kuri hard talk. Rega batamuri ntabwo hari ikintu utazi wowe. Uzi ko hari umugabo ufuha kugeza aho umugore aba tocyade adashobora no kwicara ahantu mu bantu ngo yumva ari comfortable. Mwaba mukinavugana no mugabo arabyemerera. Ntabwo abyemera kunto cyane. Urakara ko mu maraki. Reka ngubwize ukuri. Uzi ko hari umugore ushobora kuba yicaye nko gutwicara nk'ahantu turi batatu, umugore ugasanga yabaye nk'igikange yarahahamutse cyangwa se no kuvuga ngo saa 12 zirageze ataragera mu rugo ugasanga yabaye igihahamuke. Ni hahandi ho najye ukunda ukabona afashe n'inkweto ari rukanse, kandi ni umuntu mukuru, ntago ari mu bibi, ntago ari mu bidakwiye, ntago ari mu bidahesha agaciro umugabo cyangwa se n'Imana ye. Ariko ugasanga umuntu yarahamutse. Nanone wenda turajya no kubivugaho. Okay, hari aho bikenerwa wenda gatoya, ariko hari aho birenga. Kandi ntabwo navuga ngo icyo ntabwo cyo ari ikimenyetso cy'urukundo. Kugeza aho umuntu arwara nihahamuka aba tocyade mutwe we ugasanga arahamutse. Mwaba mukivugana reka nguhe runaka, ibyo ngero ntabwo zizweza abantu bamwe. Reka nguhe batamuriza niwe turi kumwe, aho kugira ngo abanze asubize point amubajije agashaka kwiprotecting ari we avuga ngo batamuriza. Hope je numva ikibazo atari uriya atari umugabo, ikibazo ari umugore unanirwa kwijera uburyo ari bumaneginga umugabo, nimba kuko umugabo afite uburenganzira bwo kumubaza uri arahamutse, uri kumwe nande, arahamutse. Uyahahamuwe n'iki kuri yamurahiriye ko azabana nawe akaramata. Buriya uzimamva barahahamutse agera induru zikaba induru. Buriya umugore abafite byinshi akingiranye kuri telefone. Impamvu avuga ngo reka nguhe batamuriza turi kumwe, bari abafite byinshi akingiranye. Ikiganiro kitarajya deep. Ushoje uvuga uti nagari. Ushonje avuga ngo
iyo ubundi byakabaye byiza ubundi ubwabyo ni byiza kuba umugabo yako akanakwereka n'urwo rukundo ati sheri uri hehe urakora iki kubera icyo utinze kuki wakere ibyo byakabaye byiza ariko iyo bigeze aho birengera biba stress ntabwo rero nahamya neza ngo nicyo kimenyetso cy'urukundo kuko urukundo rwanjye mba narimweretse aba yaransabye urukundo nyiri wacu nyiri umukobwa akansaba akanywa nkabenga abandi bose nkavuga ngo uyu ni umugabo wanjye hari ibyo mukunzeho nzabana nawe tukabyarana ntabwo rero kwishyira kuri iyo stress iyo birenze biba bibi kandi ikintu cyose umwongereza ubyibuka aravuga ngo too much of anything is always bad iyo ikintu cyose kiba ari cyiza is always bad but minus gufuha kubera ko urakara ko mara yanjye ngomba kukumonetaringa ahantu hose ugiye ubikoze mu kinyabupfura ntibigire icyo byamungabanyaho umva nanjye nabyinjoyinga ariko bata hari aho nawe urabizi hari abagore bahabuza hari abasore hano iyo umuntu agukunda bagomba kugufuhira zana niyumvire peace pe karame data gufuha ku bashakanye wumva atari byiza bidakwiriye ko umuntu wagushatse yaba uri wowe ufuhira umugabo wawe yaba umugabo afuhira umugore wawe kuri whatever level nibishaka bibe medium cyangwa high nibikwiriye urabyumvute wibwirire bari abantu urakoze cyane jewe nkanje uko mbyumva ubundi baravuga ngo ukunda uramufuhira yes yego ariko hakagaruka point amaze kuvuga ivuga ngo too much of anything is always bad ugitangira mbere wabanje uravuga ngo abo ni bande numva ko numva amatwi abantu mu matwi yawe ko numva abagore ko numva magara umugabo nakumva umukobwa amuvugira inyuma nkamubwira nabura ni bande bakuru uruhande kuko n'uwawe hari uburyo ushobora kubibazamo bwiza hari n'igihe iyo byabaye too much ushobora kubibaza ntibyumvikane neza nsubiye kuri urwo ruhande rwo kuvuga ngo gufuha bundi ukunda uramufuhira umufuhira igihe wabonye yenda hari icyamugaragayeho kuko umuntu ni umuntu twibuke ngo kuri mikoro turarebwa n'abakijijwe n'abadakijijwe hari igihe ukijijwe umuntu ajya kugufuhira bata hari ukuntu yarebye bitagenda neza twibuke ko abantu batajya baba perfect 100%. Hari igihe biba ngombwa ko afuha bitewe n'icyo yabonye ariko kandi nanone nibwirira women of valor hari n'igihe gufuha biba bibi ku rundi ruhande hari igihe biba bibi iyo uharasinze umuntu iyo hajemo harassment uko kumuhamagara buri kanya katuvuge n'urugero ushobora guhamagara umutware wawe umubaza ufite ibindi ushaka kumubaza niba umuhamagaye ufite ibindi ushaka kumubaza ukumva hari abantu bavuga ushaka kubimubaza ariko hari no kumuhamagara ukamuhamagara saa 4 ukamuhamagara saa 5 ukamuhamagara saa 6 uretse no kumuhamagara mfite n'uburenganzira bufata ndakamoto cyangwa nkanazamuka nkamusangayo nkamubwira n'uburije kukurindira tugende mubaze ikibazo katuvuge ngo uteze moto n'urugero bibaho n'umuntu wenda umusanganye n'umukobwa what will you do uzakora iki urumva bitamfashije kwa gufuha ahubwo nicyo kigaragaza ko mukunda ubwo umufashe ukoze iki n'uwambangikanya nawe hanyuma niba umenye ukoze iki hagati ahubwo intambara ibyo ni ikindi kintu washaka kuzana aho bibereye ngo waruze hari igihe gufuha biba protective nkuko bivuga hari n'igihe kudafuha nabyo biba protective kudafuha ngo bigire too much bikaba hari ibyo byakurinda igihe bya bindi wagiye kumenya iyo utabimenye ugumana amahoro ukagumana amahoro mu rugo rwawe ukagumana umutekano kandi wibuke ngo no gusenya si byiza kandi nugenda ukagira icyo ubona haraba intambara hari n'igihe unanirwa kuzijera ugasanga bibaye ibindi utateganyaga ngiye ku rundi ruhande ukunda uramufuhira wafuha biraho byo kumenya amakuru ye bitari too much nka bimwe bavugaga buri munota buri segonda buri uko agiye ku buryo ataha ava ku kazi umuhamagaye nk'inshuro zirenga 10 ushaka kumenya amakuru uko isa mwisaha nkamuhamagara 3
he's my husband. He's your husband. Ariko kumuhamagara siko kumukunda. Wageze ku kazi. Sheri, urimo urarya? Kugira ngo tunamonitoringa ariko bano bagorera. Mu monitoringe munamenya arimo arasangira nande, arimo ararira ukurushaho kumuhamagara ni kurushaho kumenya amakuru ye. Kandi mu protecting. Mbazi yewe ndashaka kubaza. Urashaka wibuke ijambo watangiye uvuga uti nicyo kimenyetso cy'urukundo. Uzi ko ari abihara aho ngaho atashobora no kumenya ko amavuta yawe ugura wisiga nuko agura. Atashobora no kukugura ayo mavuta nangwa ngamenye n'igiciro hana ka kenda keza bigashirira aho ngaho ubwo nicyo kimenyetso cy'urukundo. Reka ngireza na pesi nsubize uyu mudamu. Kuba nashaka ngurira amavuta nashaka yareke ariko ngomba kumufuhira kuko ndamukunda n'umugabo wanjye. Ni nayo mpamvu mwebwe mwabagore mwe mwibagirwa abagabo banyu nimubahamagara. Ubu ugomba guhamagara isaha ku telefoni yataha. None se reka mbibariza kandi kari mu gufuha apise mubaza. Kureba muri telefoni y'umugabo ntago byemewe. Umugabo wanjye aratashye fashe telefoni ngiye muri WhatsApp nsomye ama message yose. Ngiye muri message ndasomye ngiye ahantu hose ku mbuga akoresha. Ndasomye ni bibi cyangwa ntacyo bitwaye. Kuko nako kajyanye no gufuha. Iyo rero urebye muri WhatsApp intego yawe ari ugufuha. Oya hari igihe uhura urisomera you have your own WhatsApp. Nakara ko mu mara yanjye ibyo atunze n'ibyo nunze byose ni ibyacu babiri. Yego. Sibyo rata mukozi w'Imana. Niyo mudusezeranya muratubwira mutumva ibintu byose najya kumuhisha. Ibintu byose no ku expose. None se ni gutamubwira ngo sindebe muri telefone. Kureba muri telefone si bibi. Kureba muri telefone y'umugabo ushaka kuyirebamo rwose igihe bitabikubujije. Ariko nanone ukirinda kujyamo ufite intego yo kumva ugiye gufuha. Oya nshobora kujyamo hagati aho nkahura n'uwanditse ngo hi sheri. Ariko nagiyemo. Nagiyemo muye na hi sheri I'm missing you, can you send me some cash? Nsanze yereje no dufaranga yamuhaye. Abana ngere baravuga ngo hey icyo gihe rero iyo ugeze mu gasanga hey sheri send some cash. Icyo gihe birakuvanga tubwizanye ukuri turi abantu kandi umuntu iyo bavuze gufuha bundi ni ukuvuga ngo ikintu kiba ari cyawe ntabwo ukeneye ugomba kugiprotecting. Abana nibo bajya bavuga ngo sharing is good ariko iyo bigeze kuri husband and wife it is something bad, very dangerous. So icyo gihe rero niba ari uwawe ntabwo iyo hajemo sheri send money icyo gihe hazamo ibindi bitekerezo, hazamo izindi ntambara for sure. Tubizanye ukuri intambara ziraba nubwo waba uri woman of valor yenda nyuma ukagira ukuza kuzihandoringa ariko ziba zabonetse. So rero kugira ngo wirinde izo ntambara je uko mbyumva ndumva wareka kujya muri telefone ye. Yego. Ukavoidinga ibintu bya telefoni ukayirebera hariya nk'ikintu cy'igitako kiri hariya kidakorwa. Ukajaba wayifata ukeneye amanite. Nyine muri uko gufata no kwiyoherereza ndafashe muye na hi darling. Atari yanjye kandi nzi kandi njye umwita darling ngiye nyine. Nyine mnabyifatamo. Icyo gihe ntabwo bireba ngo byihorere uramubaza. Ukategereza kumva nawe ubusobanuro ari buguhi. N'abakobwa basaza abakobwa muri Kigali nuzo kono basaze. Icyo abakobwa muri Kigali nuzo kono basaze. Basigaye banatereta nabo barahuba nk'ubuyu n'umusazi uyu n'umusazi. Icyo gihe iyo ubonye hari ubundi message hari uwohereza hari n'uwakira n'undi agasubiza. Message igirwa no gusubiza. Icyo gihe urareba ya respondinze ati yashubije atewe. Icyo gihe yari umukobwa w'umusazi w'i Kigali arakubwira ati hi sheri ugaceceka kuko utari umusazi. Hanyuma rero uyu wenda namusubije hanze ko mu breaking umutima wenda n'umukobwa bakorana wenda n'uwo baturanye iwabo ku cyaro akanga kuvuga ati reka ne ko mwaza akamusubiza ngo bite sheri akamubamo nyine nk'umuntu.
icyo gihe iyo ari ubwa mbere urihangana ukabifata uko icyo gihe iyo umwizera wumva ko ibyo akubwiye ari ukuri ukareka ubwo buba bubaye ubwa mbere nta kirenzeho hanyuma hari igihe bisubira rero tukaba abagore b'abanyembaraga hanyuma aho ngaho rero niho nakubwiraga ko beta kuyihorera kugira ngo utaza guhuramo n'inshuro ya kabiri urugo rwe ruzakomeza kuba satani akomeza kureka abantu zana ariko twumve mama pasiteri kuri iyo point ya telefone kuri iyo point ya telefone narayibamo rwose nkahera kuri WhatsApp ubundi uko bimeze batamuri ukuri ni ukunguku ubundi ko Imana yaremye ibintu Imana yaduhaye ubundi ni umugisha ntago byakagombye kubyara intambara mu rugo umugisha wa telefone ni nko kujya kumva umugore n'umugabo bapfuye imodoka ngo ni imodoka imwe ngo yime ngo nayo yime ngo ni utwara abana ukibaza ibintu Imana iduha bikwiye guteza amakimbirane mu rugo bikwiye guteza ikibazo mu rugo nubwo atari cyo kibazo wenda turiho cy'amakimbirane na telefone burya niko bimeze ni igikoresho Imana yaduhaye ni igikoresho gifasha umugabo kuzajya communicating umugore n'abandi bantu bose ese uramahoro umeze ute abana bari mu rugo umugore niba akora nangwa se niba atanakora niyo umugore nuko byakabaye ubundi ni umugisha ni ibintu byiza Imana yaduhaye ahubwo reba ukuntu bimeze satani araza akabipirata ubundi telefone y'umupapa mu rugo yakabaye igikoresho cy'umugore igikoresho cy'abana akagera mu rugo akiyambura akajya muri dushe telefone akayisiga hanga ubundi n'ukuri wayikenera nk'umugore we nka madamu nanjye ubwo nivuga umugabo n'umugore nuko byakabaye n'ubu ukeneye amayinite utayafite uti papa na phone yawe iri hariya ku meza abana bakeneye nibayifate ariko niba ubona umugabo agezaho ashobora kuba yafata telefone akayijyana muri dushe ariko n'umugabo nawe bintu ni freedom umugabo ashaka no kuyifata akayishyira muri eswime akayimanika kuri dushe yoga agakaraba akavayo tekereza umugabo ajyanye telefone muri eswime muri dushe akagenda yihagati oya ntago ari personal device iyo yageze mu rugo personal device yanditse mu mazina ye simukadi muri gestarinze narinye gusobanurira ubwiza bwabyo buryo Imana yabiduhari ibintu by'umugisha negere mu rugo ayishyiraho ngaho nawe mama gera mu rugo wishyiraho ngaho papa nibaje nta mayinite afite shaka guhamagara niba uri muri dushi ntago ari ngombwa ngo uyisesekane muri dushi nuza yayo ugombye kubuza password yayo ariko kugeza ubu ngubu hari igihe umugore ashobora kuba ari mu rugo atazi na password y'umugabo we n'umugabo nuko atazi na password y'umugore we ubundi byakabaye ari byiza igakoreshwa aho ngaho gende ko mbyumva nkayikenera umwana yayikenera wawukenera amayinite ugahamagara wakeneraho namba contact z'umuntu ukayibona ariko igihe byatangiye kurengera ariko nanone ntabwo byavuga ngo ni ikibazo enewe hano ushaka kuba adashaka ko hari umuntu umumenyera telefone kandi nta n'ikibazo rwose afite hanze nta n'ikindi aguhisha ntabwo nimba avuga ngo ntumenyere telefone yanjye kandi ndakara ko mumara ndi umufasha aho niho ugira ibitekerezo bindi ugashaka gucukumbura ubwo nimba nyimye telefone arankunda aragukunda ntabwo tuvuga ngo ntabwo agukunda kuko telefone wenda yaje nyuma cyangwa se wamusanze ayifite ntabwo yari muhagije ntabwo yabaye umugore we yaragukunze kuko uri umugore we telefone ntabwo yabaye umugore ariko umuntu mukundana n'ibyawe ariko noneho ubwo twatugiye muri za weakness z'abantu zitandukanye ubwo akona ko naka ariko ntabwo navuga totally ngo ntabwo agukunda ahubwo ako nakadefo ahubwo kabizura noneho ndanzura telefone kuyirebamo nibyo cyangwa kuyirebamo ugiyeho ni byiza umuntu agahera muri garira akajya muri message ayimaye amaye burenganzira kugira ngo nyirebemo kwirebamo ni byiza ni n'amakosa nkanayabona urabyumva ahubwo uburyo ni uburyo igihe nyasanzemo mbaye nyumunyembaraga umukobwa yamutextinge cyangwa se n'umugabo arebye mu y'umugore asanze umuhungu yandikiye umugore ati hi darling ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe umaze kubibona okay ambwete ese nibi byari biriho bituma ushaka kumenya byinshi bituma ucukumbura ahubwo aho niho abagore tujye tuba failers ugasanga nangwa se ari umugabo ubwo turavugira impande zombi ugasara ariko se usaze ufite ikihe gihamya nagiye ngumenyesha ngo hano hanze hari baderira kandi derira nawe ujye umuhamagara kenshi arihamagara burya bo baritumira baderira characters zabo arishamangaza akitumira akiyandikishwa agakora ibishoboka byose ku buryo attracting wenda n'umugabo ntarashiduka nta nubwo yamujyanye nawe biracyamutungura aracyashaka uburyo ahandura icyo kibazo noneho wa mugore wabibona ugatekereza ngo yaragiye yaramutwaye keretse ubona ugeze aho bigiye ari ibintu byagiye kure cyane icyo gihe nagushaka uko bihagararamo bigasaba inama mwicara muganire uyu muntu mumubaze kuko wamubonye ariko ngiye kuri telefone rwose numva ari byiza telefone yanjye umugabo wanjye ko wayifata nanjye niye nkayimenya zana niba ari y'umutumirwa wacu pese karame
twatangiye tuvuga ngo gufuhira uwo mwashakanye nibyo cyangwa se ibyo wavuze to some extent bishobora kuba byiza bishobora no kuba bibi bitewe n'uburyo wabikozemo nibuka neza ko ariko wansubije noneho rero njyewe umugabo wanjye simukurikiranya aho yicaye simubujije amahoro ariko no kuba umugabo nijoro n'urugero mbana na barumuna banjye iwanjye mu rugo umugabo wanjye kumubwira ngo nuhure barumuna banjye mubana ariko nimugirane umibanire myinshi mbe nimube intimate nimube inshuti z'imbere hari icyo bitwaye ni urugero hari umumama umwe wageze kunganira ati njyewe barumuna banjye turabana ariko iyo ngiye kuryama ndababwira ngo muhaguruke mujye kuryama ntabwo agumana n'umugabo wanjye muri salo ntashobora kujyana n'umugabo wanjye out uwo mugore yari mu makosa cyangwa nta kibazo afite uwo mugore ntabwo yari mu makosa uwo mugore rwose ntabwo yari mu makosa kubera ko tutirengagije hanze hatuza abantu benshi batandukanye hagiye haba ibintu bitandukanye kandi biteye ubwoba ni nk'uko wavuze ngo kuba protective no kuba maso mu rugo rwawe nabyo ni byiza tubonye barumuna b'abagore batwara abagabo babo kandi mu by'ukuri aba yarahagurutse mu rugo atari byagambiriye yes aza mu rugo atagambiriye gutwara umugabo wawe akaza akahaba hanyuma ya relationship wavugaga kwa kuganira cyane kwa guhuza kenshi burya na strictness burya ndanagukunda nkunda uburyo uri strict mu mibereho yawe ya buri munsi ntabwo ari kuri iyo ngingo ndavuga mu buzima bwa buri munsi ari strict biriya bintu ndabikunda nanabikubwire nubwo ntari narabikubwiye ndabigukundira ni byiza kuba strict bakagira aho baganira bakagira n'aho bagarukira kurengera ntabwo ari byiza hanyuma kuri iyo point warumbajije navuga ngo si byiza ko ubareka ngo bagirane ubwo busabane buri beyond yes si byiza none se umugabo akubwiye ati no kuki ushaka kumbuza kubana n'abana nicyo kibazo ufite kuki undi mitinga ku bana n'urugero abwiye abana ati muze tujye muri sauna nyine ubwo arabwira baramubi tujye sauna nk'abana rero uritambitse ntabwo mugenda umugabo akavuga ati ariko kuki unca ku bana icyo gihe ndakeka mbere y'uko umubuza ako kanya bagiye kugenda hari ibiganiro uba warabanje kugirana n'umugabo n'abana nabo bazi ubwabo aho bagomba kugarukira ntabwo ntekereza ko ari ibintu wajya ukora ako kanya ahubwo bisaba kuba warabicaje ukabaganiriza ari abana ubwabo n'umugabo ndetse ku giti cye bakamenya aho bagarukira ndetse n'aho batagomba kurenga noneho umugabo akavuga ati kuki witambika kuki udashaka ko mbana n'abana kandi tubarera kuki mbuza kugendana n'abana ni ikihe kibazo ufite ese hari ikintu wegeze unyumvana nabo kubera iki ubangama ndetse ukabona wenda kenshi izo scenario tujya tuzumva mu ngo ukabona umuntu yazanye barumuna be ariko we n'umugabo abarumuna be n'umugabo babaye against umugore uwo mugore aba ari mu makosa aba agomba kwikosora cyangwa uwo mugore ndakeka babanza kugira ibiganiro nk'uko nari nabivuze ngo bagomba kugira aho barenga n'aho batarenga ndatekereza niba ari igikorwa cyo gusohoka cyangwa se ahantu mugiye gusangira kwishima ndakeka nawe utagombye kuba udahari niba ari ugusohokana abana mugahaguruka nk'umuryango mugasohokana abana cyangwa se mukabajyana kwishima mwese nka family ntago nsapotinga ko umugabo yajyana abana wenyine umugore adahari yajye nuko mbyumva ntabwo ko kwisanzura ko abana b'abakobwa n'umugabo kutarimo umugore ntabwo mbishyigikiye yego urakoze cyane mama Pasteur umukozi w'Imana muba mwarareze benshi
benshi pe baranyuze mu biganza byanyu. Mbwira rero wowe kuri iyo ngingo urabyumva ute? Umugabo afasha abana arababwira ati muze tujye ku mazi ku Gisenyi, ariko madamu kuraguma mu rugo ntabwo dusiga urugo twenyine. Ibyo bintu harimo ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi wo rwose ndimo kopozinga pe, nta gikomeye cyane. Ahubwo aho ngaho niho hakabaye heza ho kurinda. Ahubwo ni naho nanatangira no gufuha ahubwo. Naho nanatangira no gufuha kuko burya hari ibyo bafura bagafura n'ibitariho. Wenda nongera mu ko Peace yavuze ati hari igihe sometimes umuntu ashobora kugufuhira hari ibyo yakubonye, ariko Peace hari igihe umuntu ashobora kugufumira from nowhere. Ahubwo bitewe wenda ashobora kuba hari nk'izira harimo zitari nziza, bikaba nk'uburyo wowe bwo kuprotectinga ku buryo yanagushinja wenda we ibyo ashobora kubakora, nangwa se kugira ngo agushyire iryo terabwoba. Ntabwo igihe cyose uko umuntu agufuhira wavuga ngo hari ibimenyetso bimwe yabonye. Ahubwo aho ngaho rero ngewe niho nashingiraho. Impamvu ubuse ni gute abana b'abakobwa rwose niyo umugabo wawe umutrusting 100%, ariko nanone umurekeye ntago ari byiza. Je numva namubwira ni oya, aba bana n'abana bakobwa ni inkumi barakuze, bafite za sauna zabo bakeneye kujya muri sauna, nibafata inzira bagende. Sauna ni yawe n'umugabo wawe, jewe ngende mo ni yanjye n'umugabo ni ngoma. Jewe nuko numva niko mbyumva, kandi ntabwo ndi bube Peace sindi we batamuriza. Kubwanjye uko mbyumva numva igihe umugabo yateguye ngo tujye muri sauna agumbye kumira madamu tujye muri sauna uyu munsi. Noneho babana rwose igihe cyose kuvuga ngo muhaye abana b'abakobwa ngo nibajyane bari umuntu abanjye, oya ntago ari byiza. Ahubwo kirya gihe bishobora kuzamujugunya handi hantu nawe munege nkeye. Baragiye barisanzuye baricara bona byandi bya sauna, bambaye ubwenda baragiye baricaye bicaye ku butebe bafashe ubuti. Ntago ari byiza, ntago ari byiza. Niyo ntaba ntacyo mukeka ariko ndimo kumurinda, ngomba kumuprotectinga aho ngaho. Nkajyana nawe igihe mari nitwicare kuko turaba twicaranye tureba n'amaso ku yandi, turatwiganira twingora kati nta time afite buryo Satani ashobora kumwoshya ngo reba ikimero cyura muramu wawe reba runaka. Ndahari ni njyewe arimo kureba. Igihe rero namurekuriye ejo ibyazabaho byenda byazaba ingaruka mbi kuri jewe, cyo gihe naba namutereranye nubwo ntacyo mukekaho, ntago namwemerera. Dusoza rero ijambo rimwe ku badukurikiranye. Imana igo mugisha cyane abadukurikiranye rero kuri insanganyamatsiko nagira amabwire ngo gufuha ngaruka he gatoya ni byiza, ariko iyo byarengereye biba biba stress. Kandi nagira amabwire ngo mu by'ukuri gufuha kose suko umuntu ashobora kuba yatangiye kugira ibyo agukeka. Wenda se niba umukiri n'abafiance naranakugezayo ashobora kugufuhira wenda bitewe nuko yumva ashaka guprotectinga, ashobora kugufuhira wenda bishobora n'urwo rukundo rwe ko yumva, ariko ntabwo nanone urakantu kagomba gubumbirwa ahantu. Igihe byarenze nicyo turimo kuvuga, igihe byarenze ngo byaba ikibazo. Nene igihe byabaye ikibazo navuga ni mu byicaro umugore ariko se kuki ushaka kunshyira ngo mu kirahuri umfundikirane, wareka nkisanzuraho. Igihe mba ndi kumwe n'abadamu ujye mu mutekano, ntugatume nahahamuka nangwa se ngo bajye bambona ko wanocyarinze kandi mu by'ukuri nta tocya wanshyize, ariko kubera kunkurikirana cyane. Ariko nanone navuga ngo umuntu aguteraniye ngo yebukira atakuvugiye nabyo si byiza. Gufuha ni byiza niko nanjye mbisoza ndemera na bagenzi banjye, ariko ku rugero rwiza bitatera ikibazo, bitatera umuntu yahamuka. Urakoze cyane. Aha, umutumirwa wacu umugore w'umunyembaraga Peace, ijambo rimwe ku badukurikiranya kuri mikoro za Umanofala. Urakoze cyane. Ya ijambo rimwe nababwira ku bantu badukurikiranye ku insanganyamatsiko twari dufite uyu munsi bijyanye no gufuha. Mu by'ukuri navuga ngo gufuha si byiza. Gufuha si byiza, bya bindi byo kumushyiraho stress ntabwo ari byiza. Kwa kureba mu telefoni twavuze ntabwo ari byiza. Ya niba umukunda koko muhe freedom, nawe n'umuntu mukuru. Gufuha ntabwo ari byiza, kenshi biranasenya. Yesaba umugisha. Aha, ya part 2 izaza vuba. Reka mbabwire aba bagore bose ndumva najyayo. Reka nanjye rero mbihereye agapackage kanjye gato nkurikije nkoze samare zaba bamama babiri. Gufuha ni byiza nkuko
mama PC yabivuze ariko to some extent ibintu bijyanye na telefoni ku giti cyanjye jewe package naguhura mutsuje kungisha inama nakubwira ngo nimba uzi ikintu uba ugomba kwirinda no kwibabarira ni telefoni umva yanayitereka ari ukayibona nk'uko ubona imeza yo muri sari wawe nimba muzi mwaba mama mu ikintu kisenye ngo iki gihe cyane cyane ku ba.com bacu telefoni nakuzabura uzajya muri telefoni y'umuntu usanga umukobwa ya umva wamwitumye sorry wenda umva yavuze atuyu mpaka rega abagabo bacu ni beza abahungu ni beza abasaza bacu ni beza abagabo bacu ni beza uko wamukunze niko nunda mukunze so umukobwa mu textingira ka message amubwira ati ndumva ngo kumbuye njyana ho hanze njye kuryanda gukumbuye please ariko icyo utamenye nago kikwica we nimba atashaka kukubabaza adashaka kukubetrayinga afite uburyo azadiringa nabyo nibikugereho umva njyewe nimba uzi ikintu nshobora kwirinda kandi nzi nshobora guhamya mu telefoni y'umugabo atari uko umva namutangira ubuhamya uwanjye ubwo nimba hari n'abandi bagabo benshi bajyayo ubwo reka mfate ko uwanjye umwe ari utajyayo ariko ikintu cya mbere ngewe inama naguha impamba naguha avoidinga telefoni y'umugabo avoidinga telefoni y'umugore buri muntu mu giti cye afite umukunda afite ugamije kumwangiriza so nugenda ugasanga arakubwiye ngo sheri nuramuko nanagiye mukakabona hope peace wibigira big deal yego hanyuma rero gufuha kuri njye revi yariyo yose simbyemera si ikimenyetso cy'urukundo ntabwo ari byo binyereka ko unkunda kubera ko gukunda no kuhamagara umugenzi wawe muha amahoro nawe akeneye guhumeka nawe akeneye wa mugani wa peace akeneye guhumeka n'umuntu afite abo bakorana afite imiryango avukamo afite inshuti so muhe umwanya nawe ahumeke then ariko ugu muri protective hari ibyo umva part tuzayibabwira hari naho rero witambika ukavuga uti come what may umva aha si mava jyanye ngo mura umugabo wanjye ajyanye baramube kuri piscine bagiye koga no my dear naho mujya kandi je simfata ku mugabo wanjye baguru umuntu abanye ndaburiza nimba batanafite iyo bagenda bafatira geto umugabo nuwo kurindwa bagore mumenye kurinda abagabo banyu namwe mumenye guprotecting abagore banyu wiko expose umuntu wawe Mani bahumugisha cyane ni kuri Woman of Valor Show Rwanda part 2 tuzayizana nukuri tuzayizana tubigimuzi ni topic nini ndende tuzayizana tubasobanurire neza tugenda dusharing experience kandi namwe mujye mubishyira muri comments tumenya aho tuzahera yego mugende rero kuri YouTube channel yacu musubscribing liking then musharing kugira ngo izo messages zigere kuri benshi tunabashimira cyane tumaze tujya twakira amatelefoni abantu bakavuga batoya byari byanze byari bipfuye ariko icyo nicyo twahamagariwe umutwe umwe ni wigira inama so iyo ndi kumwe na peace hari icyo nunguka iyo mganiriye na hope hari icyo nunguka nuko bimeze God bless you we love you